Nongeye kubasuhuza rero mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibagereho, ikaze ku ijambo ry'umwimerere, dusangira ukuri kuzatubature. Jamwe Muhirwa, nkaba rero ngiye gutangira kugira ngo twinjire muri ikibazo cy'intambara ya Irani, tukive umuzi turebe koko uko ikibazo giteye. Ikibazo kugira ngo cyumve ugomba kukiva umuzi, kuko Irani ariyo ntangiriro y'ihera. Niyo ntangiriro y'impera, kandi uko byameze imbere, uko byagenze niko bigiye kongera kwisubiramo, kuko wibuke ko Irani cyari cyitwa Persia, na Persia na Media nibo batahukanye ubwoko bw'Imana kugira ngo bongere bubake urusengero rwa kabiri. Ibyo nabivuze muri video, ubwira ukuntu iyo bari abantu baba muri Israel uyu munsi, iyo baza kuba ari ubwoko bw'Imana, bari ko bagombye kuba inshuti magara za Irani. Ariko se niko bimeze? Ntabwo ariko bimeze. Nagusobanurira impamvu, nkubwira ko impamvu nuko bari abantu bahijyanye 1948 atari ubwoko bw'Imana, kubw'ibyo bakaba atari inshuti za Irani. Nabanzi bakomeye, biragaragazwa n'intambara iri kuba, n'amagambo n'intambara ziri gushyirwa mu bikorwa, nkuko nakweretse ko byahanuwe mu gitabo cya Ezra 2:15 ko bazaba bahererekanywa ibishirira bizabigwa nk'inyenyeri. Narabikweretse hano mu gitabo cya Apokalifa, ngira ngo urabyibuka, muri Ezra 2:15. Reka tubihe imbaraga, turebe noneho tubivuye imuzi tugiye mu itangiriro. Wibuke Imana iteka itubwira ko iyo ushaka kumenya ukuri kw'ibizaba mu mpera, ntabwo birebera mu mpera, ujya mu itangiriro. Tujye ku itangiriro turebe Irani, impamvu bayishaka, nuko icyo bashaka Irani cyane. Itangiriro 10:1 kugera kuri 2. Urubyaro rwa bene Nowa. Byose wibuke ko bishingiye ku bahungu batatu ba Nowa, uko byagenze. Narabisobanuye kenshi, ariko nzagenda mbisubiramo kugira ngo abantu babyumve. Urubyaro rwa bene Nowa, Itangiriro 10:1-2. Uru ni rwo rubyaro rwa bene Nowa, nibo Shem, Ham na Yafet. Urubyaro rwa Nowa, Shem, Ham na Yafet bari abahungu batatu. Babyaye abana hanyuma ya mwuzure. Nyuma ya mwuzure nabo baje kubyara abana. Reka turebe muri 2 uko byagenze. Bene Yafeti ni Gomer, Magog na Madai na Yavan na Tubal na Meshek na Tiras. Abo akaba ari bo bene Yafeti. Ariko tuvuga bene Yafeti, tugomba kwibanda kuri Madai. Madai ninde? Madai yari mwene Yafeti. Tuze turebe rero uwo Madai bavuga ninde, tumwige, tumusesengure, noneho turebe ibyo ari byo. Tugere rero kwifashisha amakarita iya kera n'iyubu kugira ngo turebe Madai icyo gihe cya kera yari inde, n'uyu munsi ninde. Media, igihugu cyo muri Aziya hagati, icyo gihugu nicyo cyari Madai. Uko bibona hano ku ikarita iya kera, Madai na Medes byari bya bihugu bibiri byakoze ubwami bubiri. Urabyibuka? Byari ubwami bubiri Imana yashyize hamwe, bahashya abanzi bari baranze ko Abanya-Israeli batahuka. Nuko rero byagenze, wibuke ko Medes na Media aribo batsinze ba Babylon, noneho batuma ubwoko bw'Imana butahukanwa, bwari bumaze imyaka 70 mu bucakara. None rero uyu munsi urabona ko Madai ni Iran. Iran uyu munsi urebye kuri iyo karita nibo bahoze ari Madai. None rero bikaba bigaragara ko bagihari kuva nyuma y'umwuzure wa Nowa, bo baracyahari. Nigeze gukora video ivuga kuri Syria nayo kuri itegeko senyuka, nayo ari mpamvu bashize kwisenya. None Irani nayo ikaba igihagaze. Urabona ko yo kuva nyuma y'umwuzure wa Nowa, Irani yitwaga Madai, ubu ngubu iracyahari, akaba ariyo mpamvu bashaka kwisenya, akaba ariyo mpamvu bafite iriya ntambara. Iriya ntambara rero ihari kubera iki? Iriya ntambara ihari kubera ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwanditse muri Bibiliya nibwo mpamvu y'iriya ntambara,
kubera ko bari abantu bishyize muri Isiraheli bashaka gufata ibihugu byose noneho kugira ngo basoze ubuhanuzi bw'Imana bwanditse hano, bajye imbere y'ibihe bavuge ngo ubuhanuzi bw'Imana burashoje, kandi tuzi neza ko Imana ariyo izivanira abantu mu mpande enye z'isi ikabazana muri icyo gihugu ko izajya ikora uko nabo bashaka kukinganisha. Mbere rero yo kwinjira muri ibintu ugomba kumenya ko hari itandukanyizo ya Israelis na Israel. Bariya abantu bari muri Isiraheli biyita Israheli, ariko abantu ba nyabo b'ubwoko bw'Imana mu cyongereza Israelite niho byumvikana neza, kuko Israelis ntabwo ari Israel. Bari rero bafashe ukuntu babikora ku buryo iyo ubyumvise uhita ugira ngo ni bwoko bw'Imana. Ntabwo ariko bimeze. Ugomba kumenya ko harimo itandukanyirizo, kuko bo bijyanye muri kiriya gihugu mu 1948 ubwoko bw'Imana bwaratatanye muri 70 nyuma ya Kristo, ubwo rura rusengero rw'i Yerusalemu na Yerusalemu basenyaga n'Abaroma. Ibyo rero ugahita wibaza uti kuki barwanira buriya butaka niba atari ubwabo, kuki baburwanira? Ni ibintu birebire tugiye kwinjiramo mbigusobanure, nkwereke impamvu bagomba gukora uko bashoboye bakihutisha ibintu, ku buryo noneho bo bibaza ko bashobora gukora ibintu mbere y'umugambi w'Imana. Niko batekereza. Ese birashoboka? Reka turebe. Kugira ngo twumve ibintu, reka dusubire mu itangiriro twumve uko Imana yahaye isezerano Aburahamu imubwira nuko igihugu kizaragwa. Reka turebe. Aramubwira ati, itangiriro 15:7 aramubwira ati, ni njye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzagwe iki gihugu. Imana yavanye Aburahamu muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo izamuhe iki gihugu. Aramusubiza ati, Mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa ni iki? Icyamenyesha ko nzaragwa iki gihugu ni iki? Wibuke Aburahamu icyo gihe Ishumayeli yaravutse afite imyaka ingahe? 14. Yarabyawe na Hagari wari umuja. Noneho kubera ko Aburahamu we yabibonaga uko akumva ko ari uzaragwa icyo gihugu, Imana iramubwira ati, no, uwo nguwo ntago ari we uzaragwa icyo gihugu, ahubwo undi uzabyara nyuma ku mugore wawe Sara niwe uzaragwa icyo gihugu. Noneho niyo mpamvu Abarabu bavuga bati, kiriya gihugu ubona za Palestina zihari bashaka kuzikoresha nazo, nitwe twaje mbere. Ishumayeli bakavuga bati, Ishumayeli niwe wavutse mbere, kubw'ibyo niwe ugomba gufata kiriya gihugu. Noneho bari nabo b'Abashkenazi b'abazungu bavuye mu Burayi baza mu 1948 kubera ko hamaze igihe nabo bakavuga ati ni icyacu. Kumbi nyir'ukuragwa igihugu w'Imana yabwiye Aburahamu ko ari uzaragwa igihugu, ubwoko bw'Imana bw'abirabura bwabuze batatangije nyuma ya 70, nibo ba nyiri igihugu, baracyari ishyanga, ariko nibo bagomba kukiragwa nyuma. Wibuke ko Imana ivuga neza ibwira Aburahamu ko yabo Ishumayeli yaba ari abahijyanye kiriya gihugu ntabwo ari icyabo. Niyo mpamvu intambara rero zihari bo bavuga bati, wibuke ko Abarabu bamye bagambanira abirabura ko abazungu n'Abarabu bari hamwe, kuko bazi ibyari byasezerano, kugira ngo noneho barebe ukuntu wenda bazagabana umwirabura atarimo. Ariko ubuhanuzi buzabikumira nyine. Ariyo mpamvu ubona afite intambara zihambaye. Noneho Irani ikaba iri mu nzira yabo, kuko ikontorora biriya bice cyane, yafite ijambo. Noneho Irani bajya kubifata ikitambika. Akaba ariyo mpamvu bashaka Irani kugira ngo bayisenye. Noneho buriya buhanuzi bavuga ngo burashoje, ariko Imana nyine yatumye Irani ibahagama kugira ngo igihe cy'Imana nyacyo kigere, noneho turebe ukuri. Dukomeze rero tubive umuzi, kuko ni inkuru izwi ku bantu basoma Bibiliya. Aburahamu yabyaye Isaka noneho aza gushaka Rebeka aza kubyara impanga, Esawu na Yakobo. Wibuke Yakobo yavuye mu nda afashe igitsitsino cya Esawu. Ijambo ritubwira ko umukuru yagombaga kuzaba umugaragu w'umuto. Niko byaje kugenda rero. Esawu aza kubwira Yakobo ati, nyihereye isupu yawe ufite, muhereye umugisha n'ubundi sumara iki umugisha nta kintu maze. Yakobo aha Esawu isupu, amuha umugisha bibaho ngaho. Ariko uwo mugisha
ukaba waragomba gutangwa na Isaka mbere yuko agenda, mbere yuko apfa, mbere yuko atanga. Niko byaje kugenda rero. Umunsi umwe Esawu ajya guhiga, mu gihe we ahugiye kujya guhiga, Rebeka aravuga ati iki ni iki, reka turebe ukuntu Yakobo ari ufatiye umugisha. Byagenze gute? Amwambika igikoti gifite ubwoya, kuko Esawu yari afite ubwoya. Arangije akora na ya supu Isaka yakundaga, aragenda arayimushyira, aramubwira ati uyinzaniye ninde? Wewe Esawu? Yakobo aramubwira ati ninjye Esawu. Noneho aramubaza ati nakumenya nte? Ati nkoraho wumve. Amukoraho nyine yumva bya byoya agira ngo ni Esawu. Yakobo rero aha Isaka ya supu arayinywa, amaze kuyinywa bigenda gute? Amuha umugisha, wa mugisha aramuha wo kuzayobora amahanga yose. Nuko byagenze. Noneho Esawu atahutse avuye ku muhigo, aza yishimye cyane, ateka ya supu ayishyiriye se, aramubwira ati reka byarangiye kare, too late, byarangiye kare, umugisha namaze kuwutanga, ninde wakoze ibyo? Akimara kuvuga ati ninde wakoze ibyo, Esawu yahise yumva ko Isaka yamaze guha umugisha nde? Yakobo. Ararakara cyane, ararira, arikunenga, aravuga ati dawe nanjye mu umugisha, nta kundi byagenda, nanjye ugomba kumugisha se, nta n'umugisha na muke usigaranye, wume nanjye. Biranditse mu ijambo, ararira atakamba ati wapi, byararangiye, umugisha nawuhaye Yakobo, byarangiye kare. Esawu byumvise gutyo rero, ikintu yakoze n'iki, yaravuze ati uyu mwana w'umuhungu ngomba kumwivuna, ngomba kumwica byanze bikunze. Aramuhiga, muhigira hasi hejuru, ariko nyina Rebeka aramuhungisha, amujyana kwa musaza we. Noneho Esawu ararahira, aravuga ati dawe data agiye gutanga, agiye gupfa, namara gupfa nzakwica kabisa, nta kuntu wambana wo n'umugisha, kuko uri umugisha yawugurishije iki? Isupu bwa mbere. Ubu ngubu abonye ko bamaze kuwuha Yakobo, bibaye noneho ku mugaragaro, nibwo yahise yibuka akamaro n'agaciro ka wa mugisha, abona koko ko ibintu bitoroshye, agomba kwivuna Yakobo kugira ngo uwo mugisha wisubize. Byaranze rero, ariyo mpamvu ubona hari Ishumayeli nawe ari kuvuga ati iki gihugu ngomba kugira ijambo. Hari Esawu, iki gihugu ngomba kugira ijambo. Hari Yakobo witwariye umugisha, byamaze kwemezwa, yihagarariye, avuga ati umugisha namaze kuwakira, ibyo aba bantu bavuga simbizi, ni akazi kabo, reka turebe uko byagenze. Ariko noneho wumve, biracyakurana amagingo n'aya, akaba ariyo mpamvu z'iyo ntambara zihari, kugira ngo koko barebe ukuntu bazafata buriya butaka. Esawu rero benshi mu cyongereza bita Iso, amaze kubona ko umugisha atakiwufite byarangiye, yaravuze ati ibintu birakomereka, ndakora iki? Niko yashatse ukuntu ashyiraho sisiteme y'icyaha yo kutujyana mu byaha nk'ubwoko bw'Imana, noneho kugira ngo tujye mu ibicumuro biturenge, noneho Imana iturakarire, itwivune. Nuko byagenze. Noneho bamaze kudukira muri ibyo byaha byabo, baduteza intambara n'Imana. Imana yaravuze ati nimunkurikira mukanyemera, nzaba Imana yanyu, namwe mu abantu banjye. Noneho we Esawu yiga umutwe, akora sisiteme yo kujyana ubwoko bw'Imana mu byaha, ariko Imana yatuvanye amaboko, iduteza abo bami babaga, bavuye ishyanga, barimbura, batagize impuhwe na gato. Nuko 70 nyuma ya Kristo yashobotse kubera ko twagiye mu byaha cyane. Imana irekuye noneho wa mugambi wa Esawu yakoze urasoza, tujya mu ntambara n'Imana. Imana iduteza ayo mashyanga, araturimbura, karahava. Kugeza na n'ubu tukaba tukiba mu ngaruka zo gutatira ijyango n'Imana, kubera ibyo rero atubwiye, twebwe tukayitera umugongo. Ahubwo none ubu ngubu bakaba bavuga bati mu gihe bano bantu bakiri mu byaha, Imana itari yabasubiza urukundo yari bafitiye mbere, reka turebe ukuntu noneho dukora vuba huti dufate kiriya gihugu. Niyo mpamvu iyo karita nkweretse aho ngaho, nuko nguko bashaka kuzanganisha Isiraheli nk'uko byanditse muri Bibiliya. Wibuka ko muri Bibiliya batubwira uko Isiraheli igomba kuzaba ingana, niko bashaka kuyinganisha. Ukavuga uti rero Irani kukira ntambara, Irani mu kuyishotora, no kuvuga ngo barayishotora bagahunga gato. Icyo bagamije ni iki? Umva ukuntu bino bintu bikomeye. Icyo bagamije nuko Irani bayishotora, bazayijyana muri biriya bice byose bashaka gukubura, noneho Irani ibakurire kariya gace kose.
niwo mugambi bafite umugambi w'uko Irani bazayishotora, bakayishotora noneho bakayiganisha muri biriya bice akaba ari byo bisenyuka, noneho bo bakazahunga gato, bamara guhunga basuye mu bihugu baturutsemo, nizo za Poland, za Polonye, turiya duhugu twegereye Uburusiya, twazana amakuru y'Uburusiya twose, basubireyo. Niyo bamara gusubirayo bategereze igihe gito habanze hakuburwe, noneho babone kugaruka bubake kiriya gihugu bagifate, kugira ngo bavuge noneho ngo isezerano ryo muri Bibiliya rirasoje. Niyo gahunda bafite, niko gushotora kuri Irani, ariko reka dutegereze turebe ukuntu bizagenda. Aka rero ni akagambane gakomeye cyane kari hagati ya Vatikani n'Abarabu. Baravuga bati byanze bikunze uko isezerano ryanditse muri Bibiliya, buriya butaka ntabwo tuzabona. Dukora iki rero? Reka tugambanira abirabura mu gihe batari bamenya abari bo, buriya butaka tubwigabanye. Ariko Abarabu ntibazi ko umuzungu azabakoresha, ariko nta butaka na bumwe azabaha. Baravuga bati reka twihutisha ubuhanuzi, tubwihutishe, ni nko kwihutisha ubuhanuzi mbese, noneho tugabane buriya butaka. Ariko ukabona ntabwo biri gukunda, ariyo mpamvu ubona nabo bashaka gukura ziriya za Gaza na za Palestine bazivanemo, kubera ko bo baravuga bati tugomba kubufata twenyine byanze bikunze, kuko isezerano rivuga ko buriya butaka bugomba kuba ubwoko bumwe gusa, atari babiri bazabusangira. Bo rero kubera muri za Islam zabo zabahenze ubwenge, zababeshye biberemo, ntabwo bumva ubuhanuzi nyabwo ko buriya butaka bugomba kuzaba ubwoko bumwe gusa. Ayo mpamvu mu mpera ubwoko bw'Imana bwo buzatahukanwa buvanwa mu mpande enye z'isi aho bwatataniye, noneho bugende busubire muri wa butaka. Nuko bimeze n'ibyo batakubwira, ariko kugira ngo nyine ngo ubuhanuzi busore, nuko bagomba kuba ziriya ntambara, noneho kugira ngo ibintu bimenyekane, abantu bose bafungure amaso bamenye ukuri ni ukuhe. Reka dusome rero mu Itangiriro 24:30 uko byagenze. Esawu asaba na Mariro umugisha nkuko nabikubwiye. Itangiriro 27:30. Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka se, Esawu mukuru we arahinguka, nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se, abwira se ati data, byuka urye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpe umugisha. 2. Isaka se aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esawu. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize umuhigo akawunzanira? Nkaba nariye kuri byose utaraza, nkamuhesha umugisha, kandi umugisha nawe umuhaye, kandi koko azanawuhabwa. Wumve, Isaka amaze kubwira Esawu ko umugisha wagiye kare, kandi uwo yawuhaye byabaye nta garuro, byarangiye. Hano bitwereka ko ntabwo bwari ubushake bwa Isaka guha umugisha Yakobo, ahubwo byari isezerano ry'Imana. Imana yarebye yuko noneho Rebeka na Yakobo babikoraho nyine, Isaka asoza isezerano atanga umugisha kuri Yakobo. Unibuke ko Esawu yari yanawugurishije nyine, yaragurishije isupu, birahura biremezwa, none nawe ari kurira ngo arashaka umugisha. Byarangiye nakwiye ko yese ashaka kumwica, ariko nyine yiga amayeri, aravuga ati ugomba kuzabyisubiza. Kwa kundi abantu dutekereza ngo ibintu byabaye kumva ko wabikora ukabihindura uko ushatse, niko wenda nawe yabyumvaga, ariko it was too late. Byararenze igaruriro, nta kundi yari kubigenza. Nguko rero uko Esawu na n'ubu abamukomotseho bakimukomokaho na n'uyu munsi bashaka gukoresha amayeri akomeye kugira ngo bisubize umugisha bagurishije. Umugisha bagurishije byararangiye, ntabwo bazawusubirana, ariko batekereza ko mu myumvire yabo bashobora gukoresha amayeri yose ashoboka kugira ngo bisubize wa mugisha, ariko ntibishoboka. Kubera iki? Kubera ko ubwoko bw'Imana aho turi, nitumara kugarukira Imana twaranze ibyaha, tukongera tugasubira ku Mana yacu, tukayikunda, tukayiha imitima yacu yose, ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, nta kabuza Imana izongera iduhindukirire,
abana bacu, abana b'abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza bose, abo ngabo bose nibo bazafata ubutware. Noneho barabibona bakavuga bati ibi bintu ntabwo twashobora gutuma bikunda. Ntabwo bari kubireba muri iki gihe, barabireba mu myaka wenda 100, 200 bizagenda gute ko bazaba bacakara. Wibuke ko uwa mbere azaba uwa nyuma n'uwa nyuma abo uwa mbere. Ibyo ni ijambo ry'Imana biranditse, niko bigomba kumera. Bo bakavuga bati ibi bintu dushobora kubihindura dukoresha amanyanga, dukoresha amayeri, noneho kugira ngo ubutware butazasubira kuri bano birabura, tugomba kubihindura. Ubu ngubu dukoresheje izo ntambara, akaba ariyo mpamvu ubona bose bari kumwe bazakora intambara kugira ngo babihindure, bakore ya Isirayeli nakweretse. Na n'ubu wakongera ukareba, noneho bavuge ngo ubuhanuzi burashoje, baburizemo ubuhanuzi nyabwo bw'Imana. Niko batekereza ko ubuhanuzi bw'Imana bashobora kugenda mbere y'ibihe bakabuburizamo, niko batekereza, ariko ntabwo bishoboka. Bigomba gusozwa Imana byanditse. Abirabura, Yuda uri muri Amerika n'abandi babiri muri Afurika, Imana ikazabashyira hamwe, none ikazongera gukora cya gihugu cy'isezerano nk'uko yagisezeranyije Aburahamu, Isaka na Yakobo. Dukomeze rero turebe mu Itangiriro 27:38, Esawu arimo arasaba umugisha. Wumve aho bihurira n'uyu munsi. Itangiriro 27:38, Esawu abaza se ati, nta mugisha n'umwe usigaranye data? Njye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira, yari kurira asaba umugisha, aravuga ati nanjye byibuze mu umugisha, nanjye ngira umugisha. Isaka aramusubiza ati, ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, buzaba kure y'ikibe kiva mu ijuru. Inkota yawe niyo izakubeshaho, uzabeshwaho n'inkota yawe, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyiriyeho. Niyo mpamvu hano Isaka aravuze ati, nawe byibuze tuzagira agahe ko gutegeka gato, niwivana ku buretwa ukoresha inkota yawe, nukoresha inkota yawe. Ariyo mpamvu ubona abazungu aho bagiye hose bakoresha inkota. Ariyo mpamvu bafite igihe gito cy'ubutware, bafite ubutware. Isaka yamubwiye ubutware bwabo bukaba bugomba kurangira, bakaba bafite imbogamizi y'igihe, bararwana n'igihe. Bumva ko igihe twebwe ubwo tubona ibintu twiyicariye gusa, bo baravuga bati iki gihe twakihutisha gute. Niyo mpamvu bashaka kwihutisha ibintu, ngo bihutishe ubuhanuzi, noneho barebe ukuntu bafata biriya bihugu byose, noneho bavuge ngo ubuhanuzi burashoje. Mu gusoza kino gice cy'uyu munsi rero, reka turebe gahunda bafite, urebe n'impamvu nkunda kuvuga ngo ubwoko bw'Imana ni bariya Abayuda b'abirabura bari muri Amerika, n'impamvu mubwira ko Amerika igomba gusenyuka. Kubera iki? Amerika ni ifite buriya bwoko bw'Imana bwa Yuda, kandi ivuga ko Imana ivuga ko Yuda ni ugomba kubyuka mbere kugira ngo abere urumuri na bwa bwoko 10 bwaburiye muri Afurika. Bigomba kugenda gute rero? Kugira ngo Esawu abazungu bafate ubutwari bwose burangize, nuko bagomba kwivuna ubwoko bw'Imana ari bwo muragwa wa buriya butaka bwose uko nabukweretse. Bizagenda gute rero? Niyo mpamvu ubona abantu muri Amerika batazi biri kuba, ariyo mpamvu noneho ziriya ntambara nizirangira hariya Amerika igomba gusenyuka kugira ngo barimbure buriya bwoko nabwo burimbukirayo. Numara kurimbukirayo gutyo, ntabwo Yuda azaba kibaye urumuri rwa bariya 10 baburi muri Afurika. Bakumva rero ko bagomba gukora ku kagambane na Ishmael kugira ngo barangize ubwoko bw'Imana, kuko ubwoko bw'Imana aribwo n'ubundi buzaba umuragwa wa buriya butaka. Niyo gahunda, niko biteye. Ariko Imana izaba kuma mu nkokora, kuko Imana izakora ibitangaza bikomeye cyane tutigeze tubona, bizatuma Egiputa bambuka inyanja itukura biba nk'urwenya. Urumva rero Imana nayo irabireba, irabikurikira, irabizi, kuko byanditse kera na kare uko bizagenda. Ariko bo bumva ko niyo mara gufata buriya butaka, bageze ku butaka, ikizaba gikurikiyeho ni ukwirara mu bwoko bw'Imana kugira ngo baburimbure. Ari naho Amerika izasenyurikira kugira ngo ubutware babusubize mu Burayi, noneho bazabone gutegekera rimwe buriya butaka bw'isezerano, ariyo Mana, ariyo sezerano Imana yahaye abantu b'ubwoko bwayo, abirabura, Yuda uri muri Amerika n'ubwoko 10 bwaburi muri Afurika. Niko babitekereza. Ni gahunda ndende, abantu bakurikira bavuga ngo Israel abantu bari gutuka Israel. No, ira ntabwo ari Israel.
ubwoko bw'Imana buri muri Amerika, Yuda n'ubundi bwoko 10 bwaburiye muri Afurika. Noneho abarabu bakaba bafite akagambane n'abazungu kugira ngo bigabize buriya butaka. Noneho bamara kubwigabiza bazabone kwirara mu birabura kugira ngo basenye. Noneho bazafate ririya sezerano ry'uko Imana yavuze ngo isezerano rigomba kubaho byanze bikunze. Ukabona ariyo mpamvu bafite n'amadini yabo yakomeraho, kuko yaba bakundaga ubwoko bw'Imana ntabwo bagombye kuba bafite ariya madini bishyira bavuga ngo ni twebwe Imana yakunze, twebwe Imana yakunze. No, biranditse muri Bibiliya nabigusomeye. Ubwoko bw'Imana uko Yakobo yabonye isezerano Esawu agurisha umugisha we n'isezerano ko byagenze kugira ngo Imana ibishimangire, niko Imana ikora. Noneho bamaze kubona ko byose babibuze, baravuga ati twese noneho tuzabibure cyangwa se bisenyuke. Ariko umuzungu akavuga ati no, ngiye mfite uburyarya n'ubwenge bukomeye cyane, umugisha ngomba kuyisubiza, ngomba gukoresha umwarabu, namara kumukoresha nkamuvuna, namara kumuvuna ubwoko bw'Imana bwo nkabwiraramo nkabuvuna, noneho nkasigarana isezerano ari nge utegetse uyoboye nganje, nkasoza isezerano nkavuga ngo isezerano rirashoje. Ariko ni ikinyoma, kuko Imana izabinyuza, izakoresha ukuboko kwayo gukomeye ivana ubwoko bwayo mu mpande enye z'isi aho bwagiye butatanira ibugarure mu gihugu cy'isezerano. Ngayo nguko rero, ibindi tuzakomeza ubutaha. Komere yandikishe ku ijambo ry'umwimerere, nk'ibintu nta hantu byumva, ariko niko kuri. Niyo mpamvu hari ziriya ntambara. Nk'ubu ndizera ufunguye amaso uzajya ukomeza gukurikira kugira ngo umenye ukuri wabeshywe, uko kuri kuzakubature. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.